Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino. Nawe utameze neza komera kandi wizere Imana kuko ishobora byose. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi tugiye kuganira n'abamama bitegura kwibaruka. Niba uri umubyeyi ukaba wegereje itariki idasanzwe yo kwakiraho umumarayika uje atugana hano ku isi, ntucikwe n'ikiganiro. Nshimira cyane wowe wamaze gukora subscribe, uri umuntu w'agaciro cyane. Hanyuma nawe niba uri mushya hano ndagupepeye cyane kandi nguha karibu, nguha ikaze. Ntugende udakoze subscribe. Hano twiganirira ku guteza imbere abana bacu, kubarera neza, kubakuza neza, bakazavamo abantu baduhesheje ishema, bahesheje umuryango n'igihugu ishema, ndetse tutibagiwe n'isi yose. Ndagusaba kugira ngo ntukajye ucikwa n'ikiganiro na kimwe dushyiraho kuko ni ingenzi ku mubyeyi uwo ari we wese. Twihuse rero, niba uri umubyeyi ukaba uri gutegura urugendo rwo kujya kubyara, hari ibintu by'ingenzi shaka kugira ngo tuvugeho cyangwa se dushyire ku ruhande, dupakinge hakiri kare kugira ngo umunsi nyirizina uzagere twiteguye. Ikintu cya mbere rero ugomba kuba warateguye byibuze bikagera mu mezi 7-8. Ibi bintu tugiye kuvuga bikwigera mu mezi 8 rwose, biri hariya, biri ku ruhande, kuko urabizi neza hari igihe cyo kubyara kigira imbere bitunguranye, cyangwa se kikaba cyakigira inyuma bitewe n'impamvu zitandukanye. Ikintu cya mbere ugomba kuba warateguye mu byo gutegura ni izina ry'umwana. Izina ry'umwana rigomba kuba ryarateguwe ku gihe, kuko ni ikintu cy'ingenzi ukenera iyo umaze kubyara. Umwana amaze kugera ku isi bahita bakubaza izina kugira ngo abashe kwandikwa muri ibyo bitaro runaka avukiyemo. Izina ry'umwana rero ni ikintu cyiza cyane ugomba kuba warateguye wowe n'uwo mwashakanye, mukamwifuriza ibintu byiza mubicishije mu izina muzamwita. Bigomba rero kuba byaratekerejweho mbere y'igihe. Hanyuma ikintu cya kabiri ni ibyangombwa. Urabizi ibyangombwa birakenerwa mu bintu bitandukanye dukenera iyo tugeze kwa muganga. Hanyuma rero nibyo kuba warateguye ikarita y'ubwishingizi niba hari ubukoresha, hanyuma ikaba iri ku ruhande itararengeje igihe, ukaba ufite ibyangombwa bikuranga, ukaba ufite n'ibindi byangombwa bijyanye n'aho utuye, bijyanye n'aho ugiye kubyarira. Ibyo bagusaba byose ukaba ufite amakuru yabyo, hanyuma ibyo bikaba biri ku ruhande. Hanyuma ikintu cya kabiri ugomba kuba warateguye ni ingengo y'imari ijyanye ndetse n'amafaranga ugomba kuzakoresha muri icyo gihe. Ni ukuvuga ngo ibyo uzakenera ugomba kuba ubizi, ndetse n'amafaranga azabigendaho kugira ngo uzagere icyo gihe nta kibazo cy'amafaranga ufite. Hanyuma kandi mu byo gutekerezaho ugomba gutekereza n'abantu bazagufasha, abantu bazasigara ku rugo. Ushaka kuba ufite nk'abandi bana bato, ushaka kuba ufite umuryango utagomba gusigara wenyine, cyangwa se n'urugo rutagomba gusigara rwonyine. Ni byiza kuba waratekereje umuntu wagusigariraho, ni byiza kuba waratekereje umuntu wasigara mu rugo kugira ngo haramutse hagize n'ikintu ukenera mu rugo haboneke uwugikuzanira. Hanyuma ukagira ndetse n'undi muntu uguherekeza kwa muganga. Birafasha cyane kuko iyo kwa muganga batabibuza, hari aho wenda ushobora kugenda uri kumwe n'umuntu agasigara inyuma, wenda ugafashwa n'abanasi cyangwa se ugafashwa n'ababyaza mu bihe bitandukanye, ariko byanze bikunze hafi aho ukwiriye kugira umuntu uzagufasha. Hanyuma ukitegura uburyo uzagenda, ese uzagenda ute, ese uzafashwa nande mu rugendo, hanyuma uzataha gute. Ibyo bintu nabyo bikaba biri ku ruhande hariya. Twihuse rero tugiye noneho ku mumama nyirizina nkawe ubwawe. Ikintu uzakenera ni iki? Ikintu cya mbere rero nk'umumama uzakenera ibikoresho by'isuku bitandukanye, uhereye kuri pampa y'abamama. Pampa y'abamama irazwi, abamama benshi ndumva muyizi. Nawe ugiye kubyara bwa mbere, ni pampa uzifashisha muri urwo rugendo rwo kubyara uri kwa muganga, uri muri maternity.
mu maduka aho bagurisha ibintu by'abamama ndetse abamama bitegura kubyara ndetse n'ababebe bavutse, aho ngaho izo pampa ziba zirimo. Ushobora kugenda, si ngombwa ko uterura igipaki cyose cyazo, ushaka gufata piyese bitewe n'aho utuye n'uko ushaka kubikora. Ushobora gufata piyese 3 enye bitewe na situwasiyo izaba ihari zishaka kugukorera, cyangwa se zikaziyongera zikagabanuka, ariko izo ngizo ni izibanze wakabaye witwaje. Hanyuma ikintu cya kabiri ni ibikoresho bindi by'isuku. Ubwo icyo ngicyo ni ikibanze kidakwiye kubura rwose. Hanyuma hari n'ibindi ariko nabyo byibanze, nk'uko mubizi isuku ni ikintu cy'ingenzi ku mubyeyi. Hanyuma rero ntukwiye kwibagirwa isabune, ntukwiye kwibagirwa porute savo yo kuyishyiraho, akantu bashyiraho isabune kugira ngo mu gihe uri koga utayishyira hasi. Hanyuma ukwiye kwibuka igitambaro cy'amazi cyangwa se eswime, ugomba kwibuka amavuta yawe yo kwisiga, ugomba kwibuka indobo cyangwa se base. Ni byiza kuba ubifite kandi wabyijyaniye, birafasha mu byerekeranye n'isuku. Hanyuma ugomba kwibuka agatambaro ko gufunga mu mutwe, kandi mu mutwe ukaba ufite ibintu bikorohereza, ibintu biguhaye amahoro, bitagusaba guhora ufunga bya hato na hato. Ukibuka imyenda yawe y'imbere, ukibuka kamambiri zo kwambara ukogana, kandi n'inkweto wajyanye zisanzwe biba byiza ari inkweto ziguhaye amahoro, tuvuge nk'udusandare, cyangwa se niba ari mu gihe cy'ubukonje wenda zikaba ari inkweto ziguhaye wenda ubushyuhe ariko nazo zitaremereye, zitakujena, zitakubuza amahoro. Ikanzu yo kurarana nayo irakenewe, imyenda yawe iguhaye amahoro, itagufashe, itakubujije kwisanzura, iyo nayo uba uyikeneye. Hanyuma kandi ibyo ngibyo ni iby'ingenzi by'isuku muri rusange, ndetse wenda n'imyambaro yo gukoresha muri icyo gihe nayo ituje, itanze amahoro. Hanyuma hari umwenda rero w'ingenzi cyane, umwenda w'ingenzi wo kwambara utashye witegura kugera mu rugo. Tuvuge umwana yavutse, uri kumwe n'umubebe, ejo cyangwa ejo bundi urataha, ugomba kugira umwenda w'akataraboneka niba ariko nawita wo kuzasohokana muri materinite. Uwo mwenda rero nawe ugomba kuba warateguwe uri hariya. Ntabwo byaterwa n'uko wapanze ibintu byawe, ushaka kuwukuzanira wamaze kubyara, cyangwa se niba nta muntu uzava mu rugo ngo yongere akugereho aho uri ukawugendana. Uwo nguwo nawo bizagufasha kumva uri muri mudu, kumva umeze neza. Urabizi iyo wambaye neza uba wumva no mu mutima nabwo uryohewe. Ni byiza rero gutegura uwo mwenda nawo ukazaba uwibitseho. Tugiye rero gukurikizaho iby'abana, noneho ibikenerwa n'abana bavutse nabyo by'ingenzi. Twibukiranye ko turi kuvuga ku bintu by'ingenzi bikenewe mu gihe cyo kubyara. Hanyuma rero tugeze ku mubebe. Noneho umubebe azakenera pampa. Pampa nayo ni ikintu cy'ingenzi ku mwana wavutse kuko arayikoresha cyane, hanyuma igaherekezwa na ranjete cyangwa se agatambaro ushobora kwifashisha umuhanaguza, cyangwa se amaga ushobora kwifashisha umuhanagura, umukorera isuku mu buryo butandukanye, kuko umwana w'uruhinja akenera guhanagurwa kenshi. Hanyuma ikindi ukwiye kwibuka mu bya mbere ni imyenda ishyushye yo kumwambika akivuka, imyenda imuhaye ubushyuhe, kuko umwana ukivuka aba akeneye kumva agumanye ubushyuhe bujya kungana nk'ubwo yari afite akiri mu nda. Hanyuma iyo myenda iherekezwa n'agapira k'imbere yambariramo, bakita indumane cyangwa se peti bato, kamufasha kumva yambaye neza atuje, aticwa n'imbeho mu gihe wenda akenda k'inyuma kaba kazamutse, cyangwa se mu gihe yaba yambaye
ukabona ko umwana yifubitse kuko yambaye yikwije. Hanyuma iyo myenda yose ishobora guherekezwa n'udusogisi, ishobora guherekezwa n'utuga two mu ntoki, ishobora guherekezwa n'akagofero, ibyo byose ukaba ubifite biri hariya. Hanyuma ibyo ngibyo nabyo biherekezwa n'ibigoma bitandukanye ndetse n'ikindi kintu cy'ingenzi ari cyo porute bebe, hahandi bamuguhereza ukamukikira umufashe muri iyo porute bebe. Iyo porute bebe nayo ni ikintu cy'ingenzi kuko iri mu bya mbere ababyaza bagusaba iyo umwana amaze kuvuka. Hanyuma ikindi ugomba guteganya ni agashuka ko gutwikiriza umwana kuko hari igihe usohoka bikaba ngombwa ko muri iyo disitansi cyangwa se muri iyo ntera iri aho uri wenda no kugera ku modoka cyangwa se ubundi buryo uri bugendeho, bisaba ngo utwikire umwana kugira ngo ataza kwicwa n'umuyaga cyangwa se ataza gukubitwa n'akazuba, kandi aribwo akivuka atari yamenyera iyo kirima. Ni byiza rero kuba ufite agashuka, ufite n'umutaka. Umutaka hari igihe ababyeyi rimwe na rimwe bajya bawirengagiza cyangwa bakawibagirwa, nyamara ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko hari igihe hagati y'aho uri ndetse wenda n'aho uri kujya harimo umwanya runaka. Biba byiza rero iyo utwikiriye umwana umutaka kugira ngo wirinde izuba, wirinde akavura, wirinde umuyaga, wirinde ikintu icyo ari cyo cyose gishobora guhungabanya umwana mu gihe runaka. N'iyo waba atari ukuvuga ngo ugiye gukora urugendo n'amaguru rurerure, ushobora kuba ari na metero 5 cyangwa zingahe, ariko biba byiza iyo ufite umutaka ugahishamo umwana kugira ngo abashe kumva nawe afite umutekano wuzuye. Ibyo byose rero twavuze ntabwo ugomba kwibagirwa varize cyangwa se igikapu kinini cyo kubitwaramo, ndetse biba byiza iyo ufite n'igikapu gitoya kiringaniye cy'umwana kugira ngo ubashe gushyiramo iby'ingenzi byihutirwa ushobora gukenera ako kanya. Kandi iki gikapu kizanagufasha umwana yaranamaze kuvuka, hahandi ushobora no kugikoresha ugiye kumukingiza cyangwa se ugiye kubonana n'umupediatre cyangwa se umuganga w'abana, ku buryo icyo gikapu wazajya ukitwaza ukabona ko uri umubyeyi mwiza cyane witeguye neza umwana. Hanyuma kandi ibyo byose ni ibikenewe, ariko ntugomba kwiyibagirwa nawe ubwawe mu byerekeranye n'imibereho myiza igihe uri kwa muganga cyangwa se igihe uri muri materinite. Ntabwo ugomba gutekereza kuri icyo gikorwa kandi ngo wibagirwe ko kugira ngo kigende neza ugomba kuba ufite imbaraga. Ni byiza rero ko ugira ibyo kunywa bihagije, ukanywa amazi, ukanywa amaji y'imbuto, ukanywa iby'ingenzi bishobora gutuma ugumana imbaraga zawe, amata, amayawurute n'ibindi byose bishobora gutuma ugira imbaraga, ibintu byoroheje, ugafata imboga, ugafata amafunguro yoroheje atandukanye. Ntabwo ugomba kwibagirwa rero kwiyitaho muri ubwo buryo, ukanywa kugira utaza kubura amazi, utaza kubura imbaraga, ukarya byoroheje, hanyuma ukaza kwinjira mu gikorwa nyirizina ufite imbaraga, ufite ubushobozi bwose bwo kubyara neza nta kibazo na kimwe uhuye nacyo cy'intege nke cyangwa se cyo kubura imbaraga. Nibyo rero twari twateguye uyu munsi muri make, ibikenewe, iby'ingenzi biri ku mwanya wa mbere mu bizakenerwa igihe uzaba ugiye kwibaruka. Ndagushimira cyane rero ko wakurikiye ikiganiro. Imana ikomeze kubana nawe kandi uwo munsi bizagende neza, wakire neza uwo mubebe, kandi tumwifurije ikaze. Natwe isi yose tuzaba tumwakiranye impundu nyinshi. Ngaho rero mukomeze kugira ibihe byiza.